So guys, muri iki gihe hari ikintu mba ngenda mbona kuri iyi mihanda, si no kuvuga ngo uzarebe nk'iyo wakoranye nk'umutipe hano mu cyaro inyuma urabizi nyine buri muntu ubusanzwe nyine agira igeno rye, noneho umutipe bikazaza kwemera akabona igiciro nyine wowe byarakomeje kugura, noneho wa mutipe ukajya utangira kumuhamagara kandi bro mwari inshuti magara, ukajya utangira kumuhamagara akakujya sireni wamuha mesaje akagufata ubuntu utweye intoki zawe, kubera ko nyine byaciyemo ahita yumva ko bari byawe nyine nta n'ikintu, mbese nyine uhita uba nk'urushishikuriye. So guys, ibyo bintu biba bisobanuye iki kweli? Umva nkubwire bro, urabona kugira ngo uze kwakira ubwo bukire n'ubundi uba waravuye mu buzima bumeze nk'ubw'abandi gusa, rero ntukumve ko wakize wumve ko ukwiye kwivumbira mu bantu, jya wicara rimwe na rimwe utekereze ngo ese ko nabonye mpindurirwa ubuzima ubu nkaba nicuye, ese byagenda gute ndamutse nsubiye aho navuye? Inshuti yanjye, muri iyi si turimo nta muntu n'umwe ujya ubura umuntu, ni ukuvuga ngo uwo muntu wivumburaho waba ukize bingana ute, hari igihe ushobora kuzageramo ugakenera serivisi kuri wa muntu bikaba ngombwa kandi ko ari we wenyine wayigukwiye, ese urumva wajya kumukenera gute kandi uzi ko wamwivumbuye? Inshuti yanjye, ntukivumbure ku muntu kuko bajya bavuga ngo isi ni gatebe gatoki, none aba ari wowe ejo ari undi gutyo gutyo nyine bigenda bihinduka. So rero mu gihe ubonye bimeze neza ntukumve ko ubonye isi yawe ngo wumve ko ukwiye kwivumbura ku bantu mwari muzanye ngo ni uko utakiri kuri level yabo. Guys, iyo ni imiteti iba ikikurimo. Uwo munsi uba ugifite amafaranga uzasobanukirwa umunsi amafaranga azaba yashize, hahandi uzajya uhura n'umuntu ukamuha n'umukono adashaka no kukureba kubera ko muri ya minsi mbaye wamwivumbuye. Guys, mbere yo kwitwara gutyo banza utekereze, se ko navuye aha nari imeze uku ubu ukaba ameze uku, sinshobora gusubira muri bwa buzima bubi? Inshuti yanjye, ntugahita wivumbura ku muntu ngo nuko wabonye ibiceri. Ibiceri birakira bro, ibiceri biraza kandi nanone bikongera bikagenda. So guys, njye mba ndahambara buriya murabizi, nitwa Mugisha nyawe, kandi hasi handitse subscribe. Ciao ciao.